abanyamakuru badafite aho bahuriye n'umwuka wera. Ibi bintu binsobanurira mu magambo magufi. Claude, ibi ngibi byaba bisobanuye iki? Ibi bintu warabivuze bakwita umusazi? Narabivuze kuko narabirebaga, naravuze nti uru rugo nta ruhari rurasenyutse, abantu baravuga ngo ntabwo ari byo, ariko kandi umutima wanjye ucitse ururondogoro. Ndumva umutima wenda guturika kuko Murindahabire naha turibaza Murindahabire kugeza ubu muri Canada abyifashe mate, kuko tugiye kubona nandi kumwe na Nepo w'Urugendo TV. N'ubu turi kumwe ku rukiko rw'ibanze rwa Nyamata, twaje mu rubanza rw'umusitari Silas Nzabahaye wafunguwe ejo bundi, ari mu rubanza rwa divorce n'umugore we. Tugiye kubona tubona kuri Instagram ya Vestina Nepo niwe wabimbwiye w'Urugendo TV, kuki bibona duhise dukora ikiganiro. Ariko kandi ntabwo birababaje cyane, birababaje. Ibi ni ugukoze soni umupasitoro wo mu itorero rya Eglise des Amis Kicukiro wabashingiye. Ikindi cya kabiri ni ugukoze soni ababyeyi, societe nyarwanda, itorero rya ADEPR by'umwihariko. Umunsi Vestina asohoka mu itorero rya ADEPR ntagaragarize itorero rya ADEPR, uko twavuganye n'umuvugizi w'itorero rya ADEPR Pastor Ndayizeza, yaravuga ati ntabwo nigeze mbona Vestina n'umugabo we, nta nubwo bageze ku biro by'ururembo rwa Ruhengeri, ntabwo bigeze batubwira iby'ubukwe bwabo ngo tubyange. Rero birika bivuze ngo Murindahabire ni ikibazo gikomeye cyane kuri Murindahabire hejuru y'aya magambo uyu mwana w'umukobwa yatangaje. Kandi n'ubyibuka Godfather bakoze ikiganiro kwa Irene, Vestina na Dorcas, Murindahabire bari kumwe. Vestina abwira Dorcas ngo wibeshye ugashaka ukiri muto ngo nagukubita. Harakandi kandi ukiyongereho koro. Yaravuze ngo urukumva? Yaravuze ngo uruza umugabo, uruza umuntu utarangiza. Ni ikibazo gikomeye cyane. Ariko Godfather waguhane Paul Urugendo TV kari uze. Mbere yuko ugenda ikintu ndi kubaza, muri Bibiliya cyangwa mu ijambo ry'Imana biremeye ko umwana w'umukobwa bakomeza kumuturubika adashobora kwihanganira umugabo bitewe n'ikintu kinini? Kuko niba umwana avuga ngo uruza umuntu utarangiza, wagira ngo umwana yishwe n'uriya mugabo, bari abanyamakuru bafite ibintu binini. Ni ikibazo gikomeye cyane, biramutse ari uko bimeze. Ni ikibazo gikomeye cyane kuko buriya icyambere ubutunzi, hari abantu benshi bakurikira ubutunzi, bashaka bakurikira ubutunzi ariko batazi n'ikindi batari bwarebesha amaso yagombaga kubabona. Vestina rero mu yandi magambo yavuzwe ko umugabo we Idirisa ari umutunzi, ari umuntu uyoboye imishinga mu bihugu bitandukanye, ari umunyamafaranga. Ariko se twibaza niki noneho gitumye ashobora kuba yadivorsa muri aka kanya agatangaza ngo niyongera gushaka umugabo wa kabiri ntazahubuka nk'uko yahubutse kwa iminsi 136 niyo bamaranye yonyine. Ni ikibazo gikomeye cyane. N'amasaha 12 n'iminota 41 n'amasegonda 12. Ubuse urabaramo n'iminsi amezi angahe bamaze muri Canada? Hari ubu nta mezi abiri bari bwamare muri Canada. Oya ubushyamo nayo kwidekarara kuko amakuru ufite ngo baragiye kwidekarara. Vestina ikibazo gikomeye cyane. So ahangaha rero ubuhanuzi nk'umukozi w'Imana mpanze utanga ubutumwa hanyuma umpereza uwo mugabo niba hari nayo mvugane nawe. Nepo Godfather ngwino. Urabona icyo navuga cyo nuko Satani ni umwanzi w'ibyiza, ntawakifuza isenyuka ry'urugo rwa Vestina na Idirisa. Ariko kandi umuntu ashobora kuvuga ngo n'ababyeyi be bashobora kuba barabigizemo uruhare, ntabwo tubirashinzwe. Ariko kandi iyo ugiye kureba uko iyo urebye umwana usoza ishuri rya segonderi ahita yinjira mu rushako, hari indera atari bwahabwe za nyirasenge inama za kibyeyi, yarangiza agahita yirukira mu rushako ngo n'ubutunzi, ngo babonye umugabo w'umukire ngo azabafasha, ngo agiye kubafasha kuri byinshi cyabafasha ibi n'ibi. Ibyo nabyo ubwabyo biri mu byatumye Vestina ahubuka mu rushako rwiwe. Biramutse ariko kandi ntabwo twavuga ngo biramutse twavuga ngo ntabwo ari ukuri. Vestina yabitangarije, yagaragaje ko yahubutse mu rushako, ko nashaka umugabo wa kabiri atazongera guhubuka nk'uko yahuze. Bivuze ngo rero we yidekaraye rwasenyutse, ahubwo yahisa abisiba rero abahungu bamaze yahise twamaze kwitereka, twamaze kubibona twabikuyeho. Reka ngo Nepo Urugendo TV muvugane. Urakoze cyane kujya mu rubanza. Nepo salama.
nyuma y'uko urebye urugo rwa Murindahabi na Idrisi rusenyutse wumva ugize ubwoba? Murindahabi ahubwo Vestina na Idrisi ngewe nari nzi ko Murinda Irene na Idrisi baratandukanye. Irene kandi atari abantu se Irene ni wabanye na Idrisi. None se Idrisi yakoranye ubukwe na Vestina cyangwa yakoranye ubukwe na management ya Irene? Ngiye nabonye ariko asezerana n'uwitwa Vestina. Oya, yasezeranye na management yasezeranye na team yasezeranye na Irene. Komeza wabyakiye uti? Hari ibiguzi bumvikanye batagota ifata. Reka dukoreka z'icyo. Warumbajije? Ibi bintu wowe wabyakiye ute? Ibi bintu wabyakiye ute byagutunguye wabonaga bizaba? Urumva mbere na mbere ni nakababaro cyane cyane ku muhanzi dukunda. Burya ubona umuhanzi aririmba indirimbo zomora imitima y'abandi. Mu gihe wavuga ko afite agahinda ndetse amaranye igihe kinini, ni ikibazo gikomeye cyane. Bya bindi bavuga ngo nuko mu buzima bwa social media ariko atari bwo buzima tubayeho mu buzima busanzwe. Yego. Niba umuntu avuga ko atazongera kugira amahitamo yo guhitamo umugabo uyu munsi yahisemo, ariko ntabwo mentioninga niba ari umugabo we. No uretse gato ahangaha ntituza kuvuga ntabwo ari amahitamo y'umwana, ntabwo ugeze agira amahitamo. Operation tumukweye yakozwe na Irene ikimara gutegurwa, bafashe umwana bamuhereza bamwohereza muri misiyo. No kuvuga ngo Vestine kujya mu rugo rwa Idrisi ni nk'ingabo z'u Rwanda kohereza abasirikare Darifuru, yagiye muri mission. Urumva Vestina mu by'ukuri niba avuga ko uyu munsi ari kunyura muri bad situation, bivuze ko bishobora kuba bijya gusa n'ibyo abantu bagiye basesengura mu kiganiro yakoze ubwo yahaguruka ku kibuga cy'indege i Kanombe yerekeza muri Canada mu byitandukanye muri Canada. Ibitaramo aho mu kiganiro yakoranye na Murindahabi ndetse na Dorcas bari mu ndege, hari aho Vestina aryamaga hasi, hari aho Vestina yatakaga avuga ko afite inzara. Benshi bagiye babikomantira ibyo bintu bavuga ati ni gute umuhanzi yavuye kuririmba kandi Kigali akahita afata imodoka imujyana ku kibuga cy'indege i Kanombe, akahita afata none n'indege imukura ku kibuga cy'indege imujyana muri Canada. Nka management ye noneho kubera iki abaye aje kubivuga kuri kamera kashonje, management ntabwo bamubaza ese ntawe ubishinzwe, ese nta muntu umuvugana mu gihe amaze gutandukana n'umugabo. Byose nibyo ahubwo twakwiriye kwibaza se niba umubyeyi, kuko buriya ni umubyeyi, kuko ushobora kuba ataraba umubyeyi kano kanya ariko yitegura kuba we, ariko niba agira mu ndege akavuga ati mfite inzara imeze nabi mperuka kurya ejo, bivuze ko mu by'ukuri hari abantu management ye itagireba kuri side. Koze cyane ibi ngibi byo wenda by'inzara umuntu wese arasonza, hari igihe yabuze n'umwanya wo kurya, atabuze ibyo kurya ko yabuze umwanya wo kurya, byo birashoboka. Atabibonye, yavuze ko atabibonye, ntabwo yavuze ko yabuze umwanya. So anyway, ibi ngibi rero ikintu kiriho ni status yakoze saa 3 zuzuye, kuko nyamaze iminota 16 bwari saa 16 ariko yaje kuyisiba. Bigaragara ko nyine wenda ashobora kuba yaganijwe cyangwa se yabikoze atabiganiriyeho n'abandi. Ariko buri ikintu cyane mbere gikomeye abantu kuri kuganiraho cyane, bakuri kwibaza kuri iyi statement yakoze. Ahantu asoza avuga ngo sinzongera kwizera umugabo na rimwe mu gihe ntaramenya umuryango we, ntaramumenya, kubera ko uyu munsi ibyo biri kunshyira mu bibazo byose ndimo kunyuramo, yaba ari mu buzima bwanjye ndetse n'amahitamo ndi gukora uyu munsi. So bivuze ko we yamaze gufata umwanzuro tuvugana ntabwo azasubirana n'umugabo we muri iriya mvugo. Umugabo avuga n'umugabo yanditse utanditse izina rye, ariko yivugaga we yavuga ko hari umugabo yahisemo. Jaza akabwira ati nahisemo yes. Urakoze cyane, ndagushimiye my brother. Asante kabisa, nihutaga kubera ko ndi kurikirana urubanza rwa Silas Mbona wa undi byase ni ku murongo n'umugore we rwa Gatanya. Turi buza no kumenya Silas ko urukiko rwamufunze rugaragaza ko yasambanyije umwana w'umukobwa, ndetse bagaragaza ko na forensic yagaragaje ko ari wamusambanyije ngo 100%. Turibuze kwibaza ati se yaje kurangira bisubiye, byose turibuze kumenyera muri rino rubanza. Urakoze cyane, ndagushimiye. Asante sana. Ibyo rubanza mpuriye he nabyo? Kimanza ni manza, turi kwa no kuri ntuza. Opionika urahari ngo uzamuke? Umva
ikintu gitangaje ngo uyu mugabo ngo araturubika ngo ntarangize urugendo rubwo yari yatangiye. Mutapingi sibyo byiza Godfather. Oya ntabwo ari byiza uriya mwana nibwo ari kura. Man uyu ni umwana muto bro. Mwana uyu ni umwana muto wari ukirangiza segonderi. Urimo kunyumva? Ariko Kaboko yaramufashe amushyira mu business zo kugira ngo bibe uriya mugabo. Kunyumva? Uyu mwana nta bintu byingo bamwohereje muri operation tumukwe. Ariko utari kumva. Ntabwo kubyumva. Hano hari tumurye tumukwepe none se Godfather. No dusubiye kwiyo post ya postinze aho munsi yavuze ngo ntabwo nzongera gushaka umugabo ntabanje kumenya iwabo iyakomoka. Bivuze ko hari ibindi bintu ugiye umuntu avuze ngo uyu mugabo ikintu bagiye gukora bagiye guhita bamushinga Nyabingi bavuze ko asenga imana z'abakondikundi kugira ngo abakristo bataza kuva kuri uyu mwana. Ariko guza abasikama nuko ngo ikintu bagiye gukora kandi muraza kubireba bagiye kuvuga ko uyu mugabo afite ibizimu byese kuko biri mwino message yanditswe. Urikumva aba bagomba kubara audience aba bantu baririmba gospel. Urimo kunyumva? Uyu ntiyazongera kujya kumanika amaboko hari ngo arerembuza aririmbira abantu ngo yobe byabindiririmba. Nta muntu wazongera kubyemera kandi yarariye umugabo akakwepa. Barasikamiza uyu mugabo baragiye bakabikora. So nukuvuga ngo icyo bagomba gukora hanga niki. Uyu mugabo bagiye kumukubita hibirozi bamukubite hibishitani bavuge ko asenga imana zikuzimu. Avuga ati muraza kubireba. Nta gitangaje muri West Africa. Nabyo byaba. Ubwo mutangiye kubimushinja nyirubwite. Ikintu gitangaje muri West Africa bro. Bare bumve mu nkandeho. Gahunda ni undi muntu mpamagara ninde hano ninde wundi muntu mpamagara mwihanga n'abajama baraje. Hamagara Jihad aramwe ngo ari mu rusaku. Jihad ashobora kuba ari Goma. Aramwe ngo ari mu rusaku ariko se ni gute nk'ibyo bintu nabwo n'icyo muri Amerika. Urumva? So mwihangane gatorero kamamagarira umuntu. Dekate ntabwo ari kwita abanyamunsi. Ase ndeba ka Dekate ariho. Dekate yaheze imihanda nta nubwo aherutse gupostinga. Reka numve. Yongwe ntabwo tuziranye. Yo. Samyutinga. Nkibona mugabo yamutangiye guca imanza. Ngiye kuvugana mu ibanga none se. Ntabwo biba byoroshye kabisa n'agahinda gakomeye kubona umwana ungana gutya uburya urugo ni experience ikomeye ntabwo yakagombye kuba yarashatse ku myaka yari afite kabisa. Akayi gahinda yaje arabikwemera ko yatandukanye n'umugabo we. Neza ubwo yabyanditseho icyo utabona ni iki? Ni iki kwemeza ko ariyo yabyanditse? Urakoze cyane Kenzo. Ushobora gusa